Coteza ukwezi kwa TV turabashuhuje ibihe byiza, ibihe by'amahoro kandi ibihe by'umunezero. Ni Amisha Pro, iki ni ikiganiro ngombe nkire. Coteza ukwezi kwa TV ntago tuzahora amakuru y'intambara gusa, ntago tuzahora mu kwibaza ngo nzabaho nte mu mafaranga makeya ubasha kwinjiza. Tugiye kureba ukuntu amafaranga byibura ari wera ku 100 kumanura, amafaranga ushobora kuyakoresha kandi ugakira. Amafaranga make cyane ushobora kuyakoresha ugakira. Wabigenza ute? Ngiye kuguha imishinga 10. Imishinga 10 ushobora gushoramo amafaranga ari munsi y'ibihumbi 100. Kandi iki kiganiro ngombe nkire kizajya gicaho keshi cyane mu cyumweru. Ujye ukurikira rero, uzagenda abari bukundi iyo mishinga imwe nimwe muri yo. Turaza kubasaba mwandika muri comment namushaka ko hari umushinga none twabereka tukanabahereka ko icyo kintu gikorwa. Reka ro mbatera amatsiko. Tugiye kuvuga ku mishinga 10. Turavuga ku umushinga wa mbere tugiye guheraho ni umushinga wo gukora juice. Gukora juice mu mbuto warangiza ukayigurisha. Coteza ukwezi kwa TV ushobora kugura blender ntoya. Hari blender zigura 35,000 ntoya mu mujyi. Ukagenda ukigura imbuto za marakuja, ukagura inanasi, ukagura pome. Hanyuma ukafata n'uducupa. Sinzi uducupa wakoresha, hari abakoresha uducupa tw'amazi, hari abakoresha uducupa dutandukanye. Hanyuma ako gacupa ugatangira ukafata za mbuto ukazishyira muri ya blender yawe, ukavanamo imyanda, warangiza ugashyira muri twa ducupa, ukaba wagira ute wagurisha. Ibihumbi byibura 50 wabishora mu mushinga kandi bigakunda. Uguze blender 35 ukagura wenda n'imbuto z'ibihumbi 10, hanyuma ugatangira ukagura n'iki na twa ducupa tw'amazi, ugatangira ugashyiramo juice yawe. Wabikora uti? Uragenda ugahitamo abantu cyangwa ahantu runaka ugiye kujya ucururiza ibyo bintu. Mujya mubona bari abamama bazunguza muri gare, burebirirwa bazunguza ama juice y'abandi ariko bagafataho makeya cyane. Mu by'ukuri aramutse ayikorera yajya yigemura, ukegera mu bitaro handi hari abarwayi ubuzifite mu gikapu cyawe, ukabegera ukavuga uti dufite juice, ukabareka rwose bakumva. Ukegera amashuri n'ibigo by'amashuri hari aba segonderi, aba externe bataha, ariko ugakora ibintu bidafite umwanda. Nshuti y'ukwezi kwaka, ugakora ibintu byiza cyane bibasha kuba byaryohera abantu, kandi noneho ukubaka izina n'icyizere mu bantu. Ubwo rero ibyo usigaranye ubisubiza mu isoko, ukanacuruza juice nshya buri gitondo, ukajya uzinduka. Inyungu ntishobora kuba munsi y'ibihumbi 10, ndakubwiza ukuri, ku munsi. Ubwo mu kwezi yabarangaye ngaho reba wakoze wenda ugakora iminsi 24 mu kwezi, kuko habanimo n'ibiruhuko. Ibihumbi 240 ntago ari amafaranga yagufasha wahereye kuri bya bihumbi 50. Reka tujye ku mushinga wa kabiri. Umushinga wa kabiri uteye ute? Umushinga wa kabiri ni ugutunganya ji y'ibisheke. Buri ibisheke mureba bigira ji nziza cyane, idasaba kongeramo amasukari n'ibindi bintu bitandukanye. Rero ibisheke byoroshye kuboneka mu Rwanda. Igikoresho cyo kubivuguta mbega kugira ngo bivemo wa mutobe, hari igikoresho kigura 40,000. Iki uyu ni ji y'umutobe muri kureba. Hanyuma iki gikoresho, iyi ni imashini, iyi ni nini, iyi ngira henda. Hari utundi tumashini nagiye kudushaka mu mujyi, nsanga aho ntuzi harafunze, ariko ko kamashini urakongora igisheke ukagikatamo kangahe ugashyiramo. Iyo mashini igura 50,000. Hanyuma wamara kugura iyo mashini 40,000. Wamara kugura mashini 40,000, ibisheke rwose kuko biboneka ahantu hose kandi bidahenze, ukabikorera ahantu runaka. Wenda ufite agaseta ku muhanda imbere y'inzu y'umuntu, ushobora kumusaba urubaraza, ukamuga uti nshuti yanjye wareka nkakorera aha ngaha. None ukajya ubikora abantu babireba, kuba bifite isuku, kandi ukabikora abantu babireba aho ngaho ku rubaraza rw'iyo nzu muturanye. Ni ikintu cyakongera icyizere yuko ibintu byawe bifite ubuziranenge. Hanyuma
ukajya ujyana no ku isoko kagatobo kagashyira mu ducupa kwa kundi twavugaga ku munsi ushobora gukora hagati y'amacupa 15 na 20 buri cupa ukunguka hagati ya 200 cyangwa 500 ubwo yakubye inshuti za ukwezi kwaka n'ubundi ni bya bihumbi hagati ya 7 8 10 ku munsi kandi wakoze amacupa make gusa urumva ko ibyo bintu birashoboka cyane. Umushinga wa gatatu nuwuhe? Umushinga wa gatatu aka brand akangaka kakamashini muri kureba aka niko nababwiraga aka ko mwibara ry'icyatsi ngo katagaragara neza ibihumbi 40 urakabona ukajya ushyiramo ibisheke ibyo rero uwo mugabo ateruye ni ibikatsi byavuyemo muri uwo mw'ibyo bisheke. Hanyuma reka umushinga wa gatatu tugire gukora Savo Liquide. Nshuti z'ukwezi kwaka ubona abantu bacuruza zino Savo Liquide urabona ko nk'izindi kukwereka nta brand zifite ukagira ngo ni ibintu bikomeye. Izi urazikora mu buryo bworoshye iwawe mu rugo. Ushobora kwiga gukora Savo Liquide. Niba ushaka video yuko bazikora uzambwire nyikorere hano dukore Savo Liquide muri kureba kuri kamera mwandike muri comment ikigushimisha cyangwa umushinga wumva ukeneye ko twagufashamo wandika muri comment. Ushobora kwiga gukora Savo Liquide yo gukaraba no koza ibikoresho ariko na savo zikomeye ushobora kuzikora. Why not? Nazo wazikora. Izi sabune nazo ziroroha kuzikora cyane. Ibyangombwa dukoresha se niki? Ayo byangombwa na amazi ni chemicals. Hari chemicals dukoresha amasabune, hari soda ash, hari yo bita Texapon niyo bita fragrance. Izo zose ziraboneka, soda ash, Texapon na fragrance. Zose ziraboneka ku isoko, uragenda ukazishaka hanyuma ukakora isabune. Ubyongeraho utuntu nyine amakarito sibyo udukarito two gushyiramo bya udukarito nutwo hari igihe upfunyika nk'aya masabune akomeye ukashyira amakarito ariko Savo Liquide yo uyishyira mu tujerikani. Utu tujerikani natwo turagurwa kandi tukaboneka. Urabona ko hari naho bagiye bashyira mu ducupa tw'amazi, ducupa tw'amavuta asanzwe rwose ugashyiraho promotion y'ubundi ukazenguruka mu cyaro. Rero ibyo ukoresha ibyo ngibi nkubwije ukuri izo chemicals dukoresha isabune yaba soda ash, Texapon na fragrance nago bishobora kurenza 80 ariko mu by'ukuri ushobora gucuruza litiro tuvuge 5 ku munsi uri kuzenguruka mu baturage. Buri litiro ntushaka kuyibura amafaranga 1000 y'inyungu. Wacuruza 10 ngo ni 1010. Ubu surumva bitoroshye gufata amazi just ukavanga na fragrance na Texapon na soda ash. Reka mu umushinga wa gatanu wa kane pluto. Umushinga wa kane reka nkwigishe ushobora gukora imikate wawe mu rugo. Hari udufuru dutoya cyane mujya muzibona za kizungu, abashinwa barazigira, abanya Egypt barazigira, hari mu mujyi turahari twa fryer. Uragenda ukakagura utangira wiga gukora keke cyangwa umugati cyangwa za brochette, za donut, za chapati na za scone. Ukoresha ikisi, ukoresha gaze na filtri kari aka fryer nakubwiraga cyangwa oven ntoya. Iyo oven igurumbi 50 ara mu mujyi. Aho mu mujyi muturanye igurumbi 50. Ibikoresho birimo nk'ifarini, amavuta, isukari, umunyu nibyo ukoresha ukabasha kuba wakora imikati iwawe cyangwa se ugakora n'amandazi. Why not? Amandazi asaba iki? Si ugufunyanga ifarini nanubwo bigusaba oven ariko ugomba gushyamo nako kantu k'imikati kugira ngo byibura ugashaka twatu emballage ukayipfunyika neza. Warangiza imikati yawe ukayijyana ku mabotike muturanye, ku makantine muturanye. Ibi bintu bishobora kugwa amafaranga n'ukuri. Ibintu bishobora kugwa amafaranga washoye ari amafaranga 50 ukagura karaka mashini ka oven ka kizungu kajya ugacomeka ku muriro ntabwo gatwara umuriro mwinshi. Warangiza noneho ukajya ukora n'amandazi bisanzwe ugashyira mu mavuta ukagura bya bikoresho twavuze amavuta, ifarini, isukari n'umunyu. Ibihumbi 100 byawe nta nubwo bishira ku gishoro ariko buri munsi ushobora kujya mu kibumbi hagati ya 7 n'10 bitewe nuko wakoze. Nguhundi mushinga se reka nguhundi niba iyo ngiyo namaze kukubwira wumva ntacyo yakumara ariko banza ukore subscribe sibyo kora sabone ku kwezi kwaka tubashe kujya tukugeza indi mishinga ngombe nkire nicyo kiganiro ngombe nkire
kandi nzajya mbaha ibiganiro bifatika mbereke n'ibintu bishoboka. Icyo uzifuza ko twakora kuri kamera mwibi ngibi umbwire muri comment tuzagikore, ureba none urebe uko tubikora, nawe dushobora kubikora nkabateguza nkabwira nti ejo cyangwa ejo bundi tuzakora iyi video, ugashaka bya bikoresho nababwiye none tugatangirana tukagendana gake gake tugakorana, cyangwa se video ukayidownloadinga ukajya ugenda wiyigisha gake gake ubikora ubisubiramo. Reka tujye kundi mushinga wa gatanu, gutangira akabari gatoya k'amandazi n'icyayi bakita T-bar mu kinyarwanda, rwo tukisa akabari kuvuza akabari abantu bagira ngo ni inzoga. Reka tuvuge gutangira kantine icuruza y'amandazi, icuruza n'icyayi, ushobora gushyiramo amata, ushobora gushyiramo za capati twavugaga. Urabona ko wa mushinga wa kane wo gukora imikati n'uyu nguyu wa gatanu birenda guhura. Ushobora none no kubikora ukikora kantine ubwawe ukajya ukoresha ibyo utaranguye, kuko buriya iyo ugiye kurangura irindazi bari guhera 90 uzafata igiceri c'10 gusa. Ariko ibaze harya wa undi warikoze akarikuzanira akariha umunyonzi rigaca mu nzira runaka, we yungutsa ngaye. Iri rindazi inshuti zacu ushobora kugira irindazi ringana gutya ritahagaze n'igiceri cya senkana, rikaba rihagaze nka 40 cyangwa 50. Inyungu uriya mucuruza gufataho 40 kugira ngo uzunguke 10 miliyoni. Rero ushobora gukora umushinga ugakora iyi kantine, ukajya uteka gacyayi keza n'ikirungo cyiza, abantu bakagukunda muri quartier, ukubaka izina. Ikintu bisaba nababwiye n'ubunyangamugayo, n'ukubaka izina kandi ugaguma wiyegereza abantu. Gahunda n'ukugura nk'utumeza tubiri, sibyo ugashaka amateremusa ngahe, isafuriya n'ibirungo by'icyayi. Ushobora gukora mu gikara ahantu runaka, ushobora gukora ku muhanda kwa kundi ubona hari ukantu k'akabinga ugashyiraho utubahu, ahandi abantu baca hafi y'isoko se, hafi ahantu hari abacuruzi, abamotari, abanyeshuri burya bakunda cyane, bari abo muri za 9, bari abo muri za secondary biga bataha, bakunda utwo tuntu cyane mu gitondo. Ntabwo ushobora kunguka munsi y'ibihumbi 4-5 ku munsi, ntibishoboka. Urumva ko nawe n'umushinga mwiza ushobora gukora kandi ushoye bya bihumbi 100 byawe. Reka tujye ku mushinga ukurikiraho. Umushinga ukurikiraho n'uwuhe? Ni ugucuruza imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto buriya ni ibintu bikomeye cyane ushobora gucuruza bikaguteza imbere. Imboga, imbuto rwose ni ibintu ushobora kugufasha ku buryo ushobora gucuruza byonyine utabikoze byandi twavugaga ngo uzagenda ngo ukore ngo ugire ute. Imboga n'imbuto urabicuruza, ukagenda ukarangura imboga nziza, imbuto nziza nk'izi ngizi, ukagenda rwose ukareba izifite karite nziza, hanyuma ugashyira ahantu. Ushobora gushyira ku rubaraza rw'umuntu ukamubwira uti wajya go 10,000 ku kwezi cyangwa 5 nkakora ku rubaraza, ntibyakunda. Inyungu y'ibi bintu ni nyinshi inshuti z'ukwezi kwaka. Ntushobora kujya munsi y'5,000 ku munsi, hagati y'5,000 n'10 amafaranga urayabona. Urabona ko izi mbuto dufite nta nubwo ziranguye 100,000 inshuti zacu. Oya, ntabwo ziranguye 100,000, ubwo waguramo n'utwo dutebo two kuzishyiramo kugira ngo zifate neza. Ariko mu by'ukuri izi mboga ziranguye, izi mbuto ziranguye nk'ibihumbi 40-50 cyangwa 60. Ushobora kongeraho utundi dusiga ukaturanguramo imboga nazo ukazishyira uruhande rw'izi mbuto, hanyuma ibintu bye bikagenda neza. Za mbuto zikunguka nk'5 na za mboga zikunguka nka 3. Ibihumbi 8 ku munsi mw'iki gihugu cyacu ntago ari amafaranga makeya. Hanyuma umushinga najyaho dukurikizeho ni uyu nguyu wo kwikorera ibirungo. Ibi birungo ni birungo bwoko kisi. Tangira usya nka tangawizi wenda, sibyo, poivre, tungurusumu n'ibindi, ubishyira mu dukopo nk'ukure uyu muntu agiye abikora, wabivanga wabitandukanye kubitandukanya. Ubundi kenshi nibyo byiza, wagiye ku isoko kugura amatangawizi urayasya yumye, za poivre urazumisha urazisya, none za tungurusumu nazo nuko uragenda ushyira mu ducupa. Urabona ko tuducupa nk'ahantu bakoresheje n'inko tumeze nk'utwa silage, wakogeje neza ku buryo bitatera ingaruka umuntu, cyangwa utundi ducupa twose ushobora no kutugura, hanyuma ugashyira mu two dukopo cyangwa mu dusashe twemewe, hanyuma ubitunganya ugenda uzenguruka mu ngo z'abantu kubaka izina. Wagize ngo biroroshye se? Ukazenguruka mu ngo z'abantu ukabibahereza, cyangwa niba ari umucuruzi muziranye muri quartier ushobora kugenda ukajya ufata amacupa 5 ukayashyira kuri butike yo kwa runaka utingurishiriza uzafateho make, gutyo ugashyira ahantu hatandukanye, ugashyira ahantu banywera icyayi, ugashyira ahandi bacururiza imboga. Mbega ukubaka izina nawe ku buryo bajya baza bamucuruzi bati dukeneye yatangawizi, dukeneye byabiki, kandi ari wowe wabyikoreye. Just kubisya ukabyumisha, kongera ukabisya neza, utuburenda turari tubitunganya natwo nababwiye ko tudahenda. Hanyuma reka nkwereke undi mushinga. Ese ubundi kuki utacuruza amayinite?
mu bihumbi 100 uzi ko wacuruzamo amayinite. Tangira n'amayinite hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 50 uyashyire kuri simukadi yawe. Uzahamagare wa mumotari wa moto wa MTN uci wanyu atwaye moto yambaye ijire y'umuhondo, umubwire uti nshaka simukadi itanga amayinite, ayiguha ku buntu. Hanyuma ukubita amayinite y'ibihumbi 40-50 utangire wigurishiriza amayinite kuri telefone muri quartier. Ukoreshe telefone yawe, smartphone yawe ibintu yakora byinshi cyane, cyo gakoresha gatushe, nabyo birakunda gatushe itanga amayinite. Hanyuma kugenda wunguka ugera nuko wagera kuri mobile money, ugatanya none kujya ubitsa unabikuza, cyangwa se ugafata 40 ukayagiramo amayinite, hanyuma 60 bisigaye ukabikoramo iki, ukabigiramo mobile money. Baba no muri quartier wanyu ubona ko hari abantu benshi baza bishakira kubikuza 5 kubitsa, buryo uko ubikije transaction yose ukora nibura amafaranga 100, 200 bitewe nayo umuntu yabikije nayo yabikuje. Ibyo ni ibintu byaguteza imbere mu gihe gitoya, nawe ukabona kudufaranga ku bihumbi byawe 100 ukabizunguza muri quartier. N'igihe uri mu murimo agiye guhinguka ufite simukadi yawe, abahinzi bo bakuriye bati duha amayinite. Igihe wagiye gusenga ufite telefone yawe, utanga amayinite ku rusengero, ubikuza ahantu hose. Uyu mushinga wo n'indakumirwa no mu rusengero, mu bitaramo wagiye ahantu hose, fa kugenda nakajire kawe gusa. Hanyuma reka ngo umushinga wa 9. Umushinga wa 9 ni telefone yawe, smartphone ufite. Abantu benshi mufite smartphone zitagize icyo zibamariye. Smartphone yawe wisinapingaho, wichatingaho, ugira ute ahubwo kurya MBs amayinite utabara mu kwezi. Ngiye kuguha umushinga ugiye kuyikoresha uyu munsi ikubyara amafaranga nta kindi gishoro. Igishoro uzashora no gushaka ka printer. Hari uduprinter turi mobile bagendana, ukagura ibihumbi hagati ya 60 na 70. None urafotora kuri smartphone yawe, ukagakonekta smartphone ukayikonekta kuri kaga printer, ugasohoramo ifoto ugahita uyiha umuntu mu gihagararanye. Ibaza aho ngaho iwanyu mu cyaro cyangwa iwanyu muri quartier, uramutse ubasha gufotora umuntu ifoto, hanyuma ugahita uyihanagura ukayeditinga. Hari ama apps ukoresha, niba mushaka muzambwire mbereke ukuntu editing ifoto, ukoresha Canva, ukoresha n'izindi apps zitandukanye. Ifoto wari wafoto irimo ibintu by'imyotsi, ukakora photo effects n'ibindi image effects, ukagenda uyihindura ifoto yawe ikaba nziza. Rero ahangaha ushobora gushora amafaranga make yo kugura kaga printer gusa. Ushobora no kutubona muri kazi ni kazi kuri make, tuba turimo 30-40 twaho kazi, kakaba kagufasha kugira gute kuba wakikorera amafoto yawe neza. Ifoto ugagiye umuntu ugafotora ama passport muri quartier, ukayahanagura ukayakata neza ukayaha abantu. Uyu ni umushinga utakwinjiriza munsi y'ibihumbi 5 buri munsi, 6-7 ukoresheje editing na za Canva, Snapseed, za Photoshop Express n'izindi. Ukabikora hafi y'amashuri, hafi y'ahantu hari za service z'akazi bitandukanye gutyo. Reka ngo umushinga wa 10 ari wo wanyuma, hanyuma muzambwire n'ibikiganiro mwagikunze ngombe nkire gutangiza channel ya YouTube. Channel ya YouTube ni umushinga ukomeye cyane abantu benshi batazi, ariko iyo telefone yawe yonyine uzambwire nkwigisha ukuntu ushobora kwifunguraho channel yawe. Ufungure channel ya YouTube, hanyuma utangire ukore ku mafaranga, ushire ibiganiro runaka. Ushobora no kugica ugafotora just ukavuga uti ngenge gufocus ngenda ku bwoko bw'ibiti byo mu ishyamba. Abenshi tujya kubisura muri parike tukishyura, ukagenda ukadufotora uti uyu witwa umuko, ukadushakira ibyerekeranye n'umuko, ukatubwira inkuru y'umuko n'ibindi, views zikaba zirabonetse. N'urugero mbahaye, ariko ushobora kwifokasinga ku bworozi, ukajya uzenguruka mu biraro by'abantu ugenda basura bwuti dore uko borora inka, dore uko borora iki. Ejo ugagenda ugasura umworozi w'inkoko, ejo wundi ugasura cyangwa ugakora inkuru zigezweho, kumenya amakuru ibyamamare n'inkuru zasohotse, just nawe ukigana inkuru wumvishe kuri radio nawe ukayishyira kuri YouTube channel yawe. Singombwa ngo ifite kamera nziza, mu bishaka nzabigisha uburyo ushobora gukoresha. Ubuse muri kundeba, ariko ndi kubereka amafoto meza, ndi kubereka n'ibindi kandi nkoresheje telefone yanjye. Nawe wabikora rero, ukoresha smartphone yawe ukavuga ibya societe, ubuzima, inkuru z'ukuri, cyangwa ukanakora comedy. Why not? Iyi murimo yo gufotora, gutunganya amajwi, kwandika amagambo n'inkuru nkuko abandi babikora. Iyi mishinga iragufasha kwinjiza amafaranga byibuze mu buryo bwo kwishyura, bwishyurwa nyine na YouTube ikajya kwishyura. Inyungu ushobora kubona nayo nyuma yo kubona abasubscribers 1000 ni inyungu nyinshi pe, ndakubwiza ukuri ntago uzarogereta. Nibona abantu bafite YouTube channel nkuko nanjye nyifite n'abandi bazifite, views ubonye ziguha amahirwe yo kuba wahembwa na YouTube. Nta gishoro gito, nta gishoro kinini. Igishoro nyacyo ni umutwe wawe, umwete n'icyizere. Ndasubiramo,
nta gishoro gito nta gishoro kinini. Igishoro nyacyo ni umutwe, umwete n'icyizere. Tangira aho uri uko uri, jya ushyira ingufu mu bucuruzi bwawe, ushyireho marketing, wige gutanga serivisi nziza kandi ubinyangamugayo mu byo ukora byose. Ndabakunda, ni Amisha Pro. Iki ni ikiganiro Ngombe Nkire, tuza tukibakishiriza inshuro nyinshi. Turabakunda. Niba hari ibyo wakunzemo andika muri comment kandi ukore subscribe, unasharinge ku nshuti zawe. Ciao ciao.